umugisha. Nuko umugore ari mukuru umugabo akaba ari mutoya. Bavugaga yuko bavuga ati se nimba umwana afite 21 undi afite 35 ni gute bashakana ngo bikunde? 42 niyo numva bavuga. Oya ntago ari myinshi barenda kungana. Ntago tubizi ntago twamubyaye. Nubukwe bwiza nk'ubundi bwose, nubukwe bwatashwe n'abantu, nubukwe ubona bugizwe n'ibintu byose, ubukwe buba bugomba kuba bufite. Harimo ibiryo Imana zabana mutuze Ko ndajya kwicara akabivuga ati nubwo ndi mukuru ntago nzishingira nzakoresha ubukwe abantu babutana. Njye nitwe Kugize Jean Pierre. ubukwe bwagenze gute kugeza ubu? Ubukwe bwagenze neza. Ubukwe ni bwiza rwose. Mwabonye ko kuva butangiye kugeza n'ubu ngo abantu baranezerewe, abantu barishimye. Ubukwe rwose ni bwiza cyane. Ntabwo nzi neza imyaka afite, ariko agejeje igihe cyo gushaka. Umukobwa nawe agejeje igihe cyo gushaka nta kibazo. Ariko ngewe ntabwo mu batangaye ndimo, ngewe ndabona ari ibisanzwe, ntabwo nge nigeze ntangara. Wenda urebesheje amaso wabona umusore ari mutoya, ariko umukobwa akaba amurutaho, ariko nta gikuba cyacitse. Ntabwo ari ubwa mbere bibaye. Ngire ngo mujya mubona no mu Bufaransa Makoro ntabwo angana n'umudamu we, ariko nta kibazo bafite. Inyomugisha mbasabira ni ukuzagira urugo rwiza, urugo ruhire, bakabyara bagaheka, kandi bakagira n'umutungo izatuma urubyaro rwabo rumera neza. Intambwe asanga aho yakunze ajya gutangira guhabwa habwe za sina habwe za nyambo kubera ko bemeye ko babaha igipapuro gusa kubera ko bemeye ko babaha igipapuro gusa ubwo n'ibindi kandi ukanezerwa utwereka ko utwereka ko wishimye utwereka ko yihindura isura kandi ukanezerwa utwereka ko utwereka ko wishimye utwereka ko yihindura isura ubwo n'ibindi kandi ukanezerwa utwereka ko utwereka ko wishimye utwereka ko yihindura isura Donata ati muri za nyambo muri za sine nakweguriye ugeretse ku mutima wanjye. Agejeje imyaka yo gushaka 24 gutyo ni 3 gutyo. Ntabwo nyizi imyaka ariko wakekera kuri iyo. Uko nyine byagenze neza, twabutashe twishimye, byabaye byiza nta kibazo. Rero ku ruhande rw'umusore. Uyu musore yitwa nde? Umukobwa aramurutaho ariko ntago bikabije. Afite nka 28. Afite nka 28 uko muzi, ariko nkubwiye ngo ntago mbizi kandi abatahiye ubukwe nabwo ntago byagushimisha. Niki cyatumye ubu bukwe abantu babutangariye? Nukubera ko ari bwiza. Burya ibintu byiza abantu bose baza kubireba. Hari igihe aba ari muto ariko yarakuriyemo, mureba ukabona n'umwana ariko yarakuze. Uri yarakuze. Yarakuze. Afite 22 njye. Naho umudamu we. Umudamu ntabwo mbizi, ntabwo duturanye. Ubukwe ni bwije turangije gusaba, bagiye gusezeranya umukobwa, ubundi tugatwara umugeni wacu. Ko abantu bari gutangazwa nuko ntacyo bitwaye. Umusore niba arashimye umukobwa kumujyana ntacyo bitwaye. Namwe mwarabyumvise? Twarabyumvise, twaranabyishimiye, umukobwa turamwishimiye. Nabyumvise nyine ko umusore wacu yaje kumusaba mukunze. Uruhande rwanjye nanjye nkabyishimira, naba ntarabyishimiye nkaza gutaha ubukwe bw'umuhungu wanjye. Abavuga ibyo ni amagambo. Abavuga ibyo ni akazi kabo, umuntu mu ruhande rwagira uko agenda. Nyuma y'umusaza amaze gushimira abana akurikireho ndavuga mu Gerard nawe atambuke. Mama
rero ntabwo atatambuke umuraza kuyatanga nyuma kandi ukanezerwa utwereka ko utwereka ko wishimye utwereka ko yihindura isura. Murakoze cyane. Gerard Ngombe atwereka ko ibintu bitahindutse. Gerard, ubu bukwe bwadushimishije nk'ababyeyi kuko uriya mukobwa yabanye neza n'umuryango, abana neza n'abandi kugeza ubwo tumuherekeje. Imyaka ye ashobora kuba afite nkeka ni nka 30 kuko twabyirukanye. Imyaka ye nshobora kuba nafite nuko wenda yaba afite nka 21. Ibyo bintu bibaho kuko urukundo rushatse ruramusanga. Ntabwo ari agashya, biramenyerewe, si ngombwa ko umuntu ashaka uwo bangana. Bariya ni ibisanzwe, nta kibazo, bari mu kigero kimwe kandi barabereranye. Abantu nyine ntabwo baba bishimiye ubukwe bw'umuntu, ariko iby'Imana yapanze n'ubundi bibaho kandi birashoboka. Ntabwo mbizi gusa twebwe mu ruhande rwacu nk'itorero turabwishimiye. Abatabwishimiye bafite igihe kandi ntabwo mbizi ko bahari kuko nta muntu ubana neza n'abantu bose amahoro. Bwabaye bwiza, wabonye se wowe butabanye bwiza, turabasabira umugisha ku Mana. Amen. Ni urugendo rwiza kandi rwanyuze mu nzira ndende kuko ni isezerano ry'Imana uhereye mbere na mbere ko twari turifiteho amakuru tubwira iby'ubukwe bwe uko buzagenda n'iki, twari tubifite nka mapu kuko Imana yacu iravuga, yarabiduhishuriye, yatubwiye ko afite ubukwe, itwereka n'uwo bazashaka. Ntitwahita tubishyikira hafi kuko iby'Imana biza bishyize kera, turabitegereza. Impamvu tutabishyikiriye ni uko Imana ivuga nk'Imana tukumva nk'abantu, kandi igihe cyayo kigera ari uko yakigennye. Ubwo rero twarategereje, none iby'Imana yavuze birasohoye, ubukwe buratashye kandi bwaryoshye, bwabaye bwiza. Ibi ngibi birasanzwe kuko si we wa mbere waba ashatse muto kandi akuze, kuko hari n'abandi bamubanjirije na za Kigali, ngire ngo hari abo twashyingiye bafite 45 kandi uyu we yari akiri mutoya. Nta gitangaza kirimo rero. Imana iguha umugabo ugukwiye kuko mu isezerano ryayo ntabwo yakuvangira ngo iguhe ibitagukwiye. Uwo rero niwe yabonye umukwiye, kandi abamwita mukuru abandi bakamwita muto, Imana yo yabonye ko baringaniye. Njyewe ndi umuturanyi, ndi umuyobozi we, namuyoboye muri korali, namuyoboye mu byumba by'amasengesho, iby'Imana yavugaga narabyumvaga kandi nkabiha agaciro. Ibi rero ntabwo bitunguranye kuko Imana yabivuzeho kera, none irabisohoje. Rero turi mu mashimwe. Nababwiye ko nitwa Biraboneye Innocent, ndi umudiyakoni hano ku iri torero, nkaba n'umuyobozi ushinzwe ivugabutumwa. Icyo navuga cya mbere ni uko mushimiye kuko iri rikwiriye kuba ari umukobwa ari n'umuhungu, iri rikwiriye kubera isomo n'abandi basigaye inyuma bagategereza batarambiwe kuko Imana irasubiza. Oya ntabwo ari myinshi, barenda kungana. Ntabwo tubizi, ntabwo twamubyaye. Ntabwo twamubyaye. arabikumbuye nakumvise. Gerard arimo kujya mu kwishyura umutima ubutanga bw'umugabo nawe ngo yashimye, kandi ngo muri aka kanya arashaka kubwira amazina yazo. Ati diri 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 abatayizi bayikandaje mbona umutahira mwiza nyiganduza imbuye nyishara yageze mu mbese uraho umutanganarwe mbese uraho yigamati zitega nari mubi kumubi kumbe nari mubi zanjye ukunje muruhagereza nyuma aho zikamazo ababyeyi bakiri umuntu ariko ntaho umukobwa wacu mumujyane, muzamufata gute ko mutamenye ikirere cy'iwabo kandi yahinduye ikirere? Ariko nanjye nahise mbasubiza kuko ntabwo bijya biheka inzoga, nanjye nibantekere tugende. Uriya ari muri ba bandi ngo bageze aho Yesu yavukiye bwa mbere. Uzagenza nyemerera unyereke uko ugiye kuzajya
urugero njye icyo nakubwira, iyo twatashye ubukwe ntabwo tuba twaje gushaka amakuru twese, kubera ko tuba tuje gutaha ubukwe. Ubajije umuntu ngo yavutse igihe runaka, kenshi nta naho byanditse ko tugomba gushaka abantu duhanyije imyaka cyangwa tunganya imyaka. Umuntu ashobora gukunda, umusore ashobora gukunda umuntu umuruta cyangwa agakunda umuntu aruta. Ubwo rero wenda ntabwo umusore yigeze ambwira icyo yagendeye hamukunda, ariko byo mu buryo bugaragara umusore ni muto, umukobwa wenda ni mukuru. Ntabwo nzi diferanse y'imyaka yabo, ntabwo nigeze nyibabaza, ariko nta gitangaje kirimo. N'ubundi ntabwo abashakana bose baba bangana. Ubukwe ni bwiza, buri wese yabugize ubwe, n'abana bacu, itorero n'umuryango. Ntabwo ari ibi byonyine, wenda birashoboka ko ari byo mwebwe, ntabwo nzi impamvu. Ibirori byose burya biba bitangaje. Ubukwe bwanjye bwari butangaje, n'ubu buratangaje, n'ubundi tuzakora kuwa gatandatu buzaba butangaje. Ibirori byose burya biba bitangaje. Ni ubukwe nyine, ubukwe ni ubukwe, nk'uko tutamenyera urupfu, n'ubukwe nuko. Ubukwe nyine iyo bwabaye abantu baba bashaka, ugasanga umuntu bari basanzwe bamuzi, ariko kubera ko yakoze ubukwe ugasanga barashaka kongera kumureba. N'urupfu rero turabizi ko tuzapfa, ariko iyo umuntu yapfuye usanga twagize ubwoba. Donc ni ibintu rero, ubukwe buri gihe buba ari ibitangaza nyine, nta bintu biba ntago ari byaranatangiye. Mu mitegurire y'ubu bukwe twarabashyigikiye mu buryo bw'ibitekerezo no mu buryo bw'ibikorwa. Ntago twigeze tubareka ngo bagende, kuko itorero ni umuryango. Turi hano nk'umuryango rero, kandi ubukwe burabaye, ariko tuzagumya no kubaba hafi. Tuzabasura, tuzumva niba hari ikibazo bafite, ariko ni ibisanzwe nyine, turi mu isi y'ibibazo. Niba duhamagara n'ubundi tuzabitaba. Ubukwe burabaye, ubu ngubu hari izindi etape zigenda. Ubundi ibintu by'ubukwe nabonye ari nka formule, hari ugufata irembo, hari bya bindi byose. Uyu munsi ubukwe bwabaye, hakazaza guca mu irembo, mbese ibyo byose tuzajya